Ariko si ubundi Bibiliya igaragaza yuko kwiga ijambo ry'Imana bigarukira ku gisekuru cya kangahe? Dufashe utubwire. Ese Bibiliya yo igaragaza yuko kwiga ijambo ry'Imana bigarukira ku gisekuru cya kangahe? Dufashe utubwire nyirizina. Amahoro amahoro God's people, muherereye hirya no hino ku isi, ndabasuje n'ubundi nimugubwe neza. Muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, dufatikaniriza hamwe kureba iby'ingenzi dukwiriye gukora no kubahiriza natwe ubwoko bw'Imana ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, ndetse kandi ubwoko bw'Imana, dore ko intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Urasanga n'ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho uza gusanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Rero turimo gushakira hamwe igisubizo cy'iki kibazo. Ariko si ubundi Bibiliya igaragaza ko kwiga ijambo ry'Imana bigarukira ku gisekuru cya kangahe? Yego, turareba icyo Bibiliya bivugaho. Uri mushyashya tuguhaye ikaze kandi unakore subscribe kugira ngo duhorane twiga Bibiliya buri munsi kuri Irera TV1, kandi n'ubyihererane bimenyeshe n'abandi kugira ngo habeho gufashanya. Icyo wamenye cy'ingenzi cy'agaciro ntukakihererane, ahubwo menyesha n'abandi kugira ngo nawe ibyiza bimugereho mu rukundo rwa Yesu Kristo. Yego, ndabashimira kandi namwe mwagiye mumenyesha abandi uyu murongo n'uburyo bwo kwiga Bibiliya turimo kwigaho muri iyi minsi, dore ko uburyo bwose buhari kandi dushoboye tugomba kubukoresha kugira ngo habeho kumenyekanisha ukuri twamenye cyangwa twasobanukiwe. Yego, ndabashimiye mugubwe neza. Rero turimo kureba igisubizo cy'iki kibazo kigira kiti, ariko se ubundi Bibiliya igaragaza ko kwiga ijambo ry'Imana bigarukira ku gisekuru cya kangahe? Ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri harabikomozaho hagira hati, no kugira ngo abana babo batigeze kuyamenya bayumve, bige guhora bubaha Uwiteka Imana yanyu igihe cyose mu gihe cyose muri mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Yego, hano ijambo ry'Imana ryerekana yuko n'abana bagombaga kumenyeshwa iby'Imana yasabaga yuko abantu bakora, ibyo abantu bakuru bamenye nabo babimenyesha abana babo, kugira ngo nabo bige Bibiliya, bige guhora bubaha Uwiteka Imana. Ijambo ryayikomeje ritangira rivuga ngo no kugira ngo abana babo batigeze kuyamenya bayumve. Ariyo make, ariyo mategeko y'Imana cyangwa imirongo ngenderwaho Imana yarashyizeho ngo abantu babimenyeshe n'abana babo kugira ngo nabo bayamenye, kuko baba batayumvise, kugira ngo bo babwiwe noneho abo bana bagenda bakomoka ku babyize cyangwa bagenda badukomokaho tubamenyesha, nabo ababakomokaho babamenyesha, n'abandi n'ababakomokaho bagenda babamenyesha. Ugasanga bibaye uruhererekane rw'igihe cyo kubaho k'umuntu muri iyi si, kuko buri wese aba afite abo yakomotseho bakaba baramumenyesheje cyangwa bakamumenyesha amabwiriza n'imirongo ngenderwaho Imana yashyizeho yo gutuma babasha kubaha Imana, ngo igihe cyose muri mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Hano Imana yaberekaga yuko ibyo bo basobanukiwe babisobanurira abana babo. Abo bana babo nabo nibamara gukura bakagira abana nabo babamenyeshe, kuko ijambo ry'Imana ryaberekaga yuko ababyeyi b'abana bagomba kumenyesha abana imirongo ngenderwaho Imana yashyizeho kugira ngo nabo babashe kubaha Imana nk'uko ibishaka cyangwa yabigennye. Niho uza gusanga rero
kubaha Imana cyangwa kwiga ijambo ry'Imana ntabwo bigira igisekuru biza kugarukiraho, ahubwo ni uruhererekane rutarangira, biza kugaragara yuko umuntu wese unyura kuri uyu mubumbe w'isi agomba kwiga ijambo ry'Imana. Nta mupaka, ntaho bigomba kugarukira, ahubwo bigenda bikomeza. Bishatse kuvuga iki? Icyo wowe wamenye kimenyesha utarakimenya, kimenyeshe abana bawe batarakimenya, gutyo 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 habeho gusobanukirwa ku bantu bose, cyangwa habeho kumenya ku bantu bose. Kuba wasobanurira umuntu akabimenya neza mu buryo bwuzuye, ntibivuze ngo abo wasobanuriye bose babishyire mu bikorwa, kuko hari abo uri buze kubisobanurira uko biri bazi kubyumvira, hari n'abatari buze kubyumvira. Niho rero utagomba gucika intege mu kwigisha no kumenyekanisha ijambo ry'Imana. Niho Yesu yavuze ngo mujye mu mahanga yose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, abemera muzababatize. Anone abatemeye byumvikane, yarababwiye ngo abemera, bamubabwiwe bose abari buze kubonekamo bakemera inyigisho bigishijwe mubabatize. Abatari buze kuyemera nabo biragaragara yuko bahari. Yego rero menyekanisha ubutumwa bwiza ko utarabumenya wese, ndetse mu buryo bwo gufashanya. Iyo hari imirongo wabonye muri Bibiliya isobanura ikintu runaka uyimenyesha undi, ni nako iyo ugeze kuri umurongo wa Irera TV1 ukumva ikiganiro kibikumenyesheje nk'uko wabishakaga, cyangwa hari icyo bigusobanuriye mu byo utari uzi, icyo gihe wifashisha uyu murongo, iyi channel, ukoherereza n'abandi link kugira ngo nabo babashe gusobanukirwa mu buryo bwimbitse. Ntihabeho kwiharira cyangwa kwikubira ibyiza wamenye. Ni naho ujya kureba kino kiganiro, cyangwa hari n'ibindi wareba kuri umurongo wa Irera TV1 ugahamagara mugenzi wawe mukigana Bibiliya, kuri Irera TV1 dutambutsaho umunsi ku munsi. Ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana, twari turimo kurebera hamwe nyirizina buryo ki kwiga ijambo ry'Imana nta gisekuru bigira bigarukiraho, ahubwo ni iby'umuntu wese wo kuri iyi si, cyangwa buri wese uzatambuka kuri iyi si aba agomba kumenyeshwa ijambo ry'Imana. Ndabashimiye, mwari kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase kuri Irera TV1. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.